twongeye kubasuhuza ni Elisa na Fofo Ministry nk'ibisanzwe. Hari haciyemo iminsi rero tutaganira namwe, tutaza imbere ya kamera ngo tugire icyo tuvuga. Gusa byari byiza, ni amahoro, nta kidasanzwe, nta kibazo kindi. Twari tubakumbuye muri makeya rwose. Frotine umeze ute? Nukuri meze neza pe, meze neza ndakomeye. N'abakunzi bacu abatwumvise bwa mbere mwese nizere ko mumeze neza kandi turabifuriza kumera neza rwose. Tuganira n'umuryango, tuganira n'abantu bose bifuza kuzagira umuryango. N'abatabyifuza ariko bazabona ikiganiro cyacu bakaba inspired cyangwa kumva babyifuje nabo, nukuri turabaramukije. Turabashuhuje cyane. Amahoro ya Kristo, amahoro y'Imana akomeza abe muri mwe. Uyu munsi rero dufite kuganira n'ubundi byinshi bitandukanye, ariko noneho ndibaza nise Frotine umugore wanjye, uyu munsi tuvuge kuki, turaganira kuki n'abantu bacu. Sinzi nimaze iminsi ubibona, ariko nk'uko tujya tuganira namwe mwese mudukurikira, natwe tujya tugira umwanya wo gutega amatwi, tukareba ibiri kujya mbere mu isi yacu dutuye. Ni ikiganiro cyitwa ngo isi yacu dutuye, njya numva kuri radiyo. Ariko muri iyi si yacu turimo natwe turareba tukitegereza, ukanumva abantu benshi batandukanye, ukareba ko utumvise cyangwa unarebe mu bushakashatsi, abantu bakora ubushakashatsi cyangwa abana bukoze cyangwa abantu mwanditse ibitabo, murabizi iyo ugiye gukora projet y'igitabo cy'ubushakashatsi urabanza ukareba ahantu hari gap cyangwa se hari icyuho, hanyuma wamara kuri ahantu hari icyuho ukajya kuhashakira igisubizo. Bivuga yuko rero gutya tuganira namwe, tuganira n'abantu bose bubatse cyangwa n'abazubaka, abadutega amatwi mwese, ni ukuvuga mu muryango harimo icyuho. Ni ukuri niba mumaze iminsi mubibona, mwumva abantu batandukanye wenda bagira ako kanya cyangwa ayo mahirwe yo kugira ibyo bagenda babumva, mu muryango harimo icyuho. Sinzi umuyobozi ejo bundi nahoze mbona, ubwo ni icyuho kimeze ari gutabaza icyuho, ndaje nkivuge neza, ari gutabaza minisiteri y'umuryango, ari kuvuga ati nyabuneka mutabare, ibintu bimeze nabi. Juste ni ukuntu icyuho kirimo, ni ukuntu nta miryango iri kubana ngo imare kabiri, bamare kabiri badatandukanye, bamara igihe runaka. Amahoro ni makeya mu muryango, si imiryango yose. Ibi ngiyo tubivuga abantu ngira ngo batwumva neza, hari indi miryango ibanye neza. Ariko impamvu tuba tuvuga ibi bintu cyangwa tugira ibyo twongeramo mu bushakashatsi bwacu twakoze, tujya ngo tuzibe icyuho, nubwo atari twe tukiziba, tuziba icyo cyuho ari Imana yonyine. Ni uko Imana nidukoresha, ni ukubera ko urabona ibintu abantu barakomerewe. Mbese imiryango iri gutabarizwa mu Rwanda. Niba ari uko wenda n'ibyo by'abasitari bimenyekana cyane, none twibaze ko ari iby'abasitari turi kubona byose bicicikana impande zose, abatari abasitari abo tutabasha kumenya. Umuntu uzwi cyane burya byamamare birya hanze vuba, kuko ibyo basohora byose bimenyekana vuba, niyo hagize akababaho gatoya n'ubundi karagenda. Ubu ushatse uvuga karamamara, none ibaze none abatazwi, ibyo tutabasha byibura no kumenya, ni benshi cyane tutabasha kumenya, abo tutabasha kumenya bari guhura n'ibyo bintu. Nko muza ku nkuru ibabaje, hari inkuru ejo bundi numvise nayo yasohotse mu kinyamakuru, ntekereza niba ari hehe nagisomye simpibuka, niba nagisomye naracyumvise, ariko iyo nkuru narayumvise kandi ni inkuru yabayeho hariya mu Ruhango, niba ntibeshye. Umwarimukazi wishwe. Impamvu mbikomojeho, uwo mwarimukazi, reka mbahe inkuru gatoya nubwo ngiye ku munyamakuru mwaka kanya. Bwa mbere nyine iby'abantu bavuga, tayari winjiye watangiye, yego reka baze mbahe inkuru. Iby'abantu bavuga yuko uwo mwarimukazi afite abana ngo bari batetse bisanzwe bagiye kurya. Noneho umwana ngabona papa we ari kunyanyagiza utuntu mu biryo, umwana agira, niba navuga ni nk'amakenga, aragenda abwira mama, mbonye papa nyanyagiza utuntu muri bya biryo tugiye kurya. Ubwo na nyina urumva yari kubijyaho.
mama aramubaza neza turabibonye ibiki ati nabibonye ubwo mama we ajya gupimisha ngo bya biryo asanga koko bari babiroze ku buryo bari kubirya bagapfa muri uko kubipimisha no kuvuga umwana ati njye nabonye papa ari ubikora n'ibiki umugabo baba bagiye kumufunga umugabo wagiye kumufunga ashira iminsi mikeya nta minsi myinshi yashize umugabo baramufungura umugabo wamufunguye kameme ataha mu rugo rwiwe na wa mugore aracyarimo n'abana hadashize amajoro angahe nkasangahe z'ijoro ari nijoro bwije ngo hakomanga abantu hakomanze abantu umugore aba ari ubyuka kujya gukingura yarakinguye mbese batemagura umutwe bajugunya hariya akaboko bajugunya hariya akaguru bajugunya hariya baratemagura bararangiza barangije baragenda gitondo nyine inkuru ikwira imusozi ko kana kabamwishe bamutemaguye inkuru nuko yagenze umugabo nawe abyuka gutyo anga nibajije ibintu bibiri sindi imana ijajinga sindi n'umuntu ariko nyine hari ukuntu wibaza niba umugabo yari yakoze icyo kintu bakanabona ibimenyetso bikanarangira bamufunze noneho uwo munsi umugore akaba ari ujya gukingura umugore ntago nibaza yuko wenda niba barahise batema niba yaratabaje kimwe muri ibyo ariko byarangiye umugore bamwishe birarangira umugabo ubwo bakurikiranye inkuru nyuma wenda sinamenye ibyakurikiyeho nyuma ariko uribaza ukavuga ati se umugabo ntiyaba yaramutanze ko bari bafitanye amakimbirane ko nta kuntu waruga umugore n'abana ngo ushaka ko bapfa bisa nka ya nkuru ya wa mugabo witwikiye mu nzu n'abana ushaka ko bapfa ngose barangire nurangiza nubana n'umuntu nyuma apfe ngo nurangiza basigare batari kugukeka byanze bikunze baragukeka baravuga ati gutari we wafunguye kubera icyo ari we bishe wenyine kamera ibintu byumvikana kuki we bataje ngo bakwice kuki ari we wenyine bishe marezima narabyumvise numva ndababaye ni inkuru ibabaje maze igihe nari impuze ariko ni inkuru yanditse n'ubundi official ntekereza ko babyanze ko nabyumvise nshobora kuba nabyumvise babivuga ari umunyamakuru kubivuga avuga ko ari inkuru yabaye bavuga ko ari inkuru ya TV1 bavuga ko byabereye ngo mu Ruhango so ni sad story ni inkuru ibabaje maraheze masi inkuru tushaka kuvuga ngo iyi nkuru yavuzwe gutya cyangwa ibiki ariko niba itari inkuru turabizi ko imiryango abantu bari kubana mu makimbirane bakarangiza bicanye udahunze akicwa cyangwa akica mugenzi we ibintu bibabaje kubera ko iyi misiyo y'Imana yakoze mu muryango ntabwo ntekereza ko Imana yanezerwa ntishobora kunezerwa na rimwe ibona ibintu biri kubera mu muryango ari byo no munsi nifuje ko tuganiraho ese ko duhora tuvuga ngo mubane ntimutandukane mubane akaramata kuko ari by'Imana nyine ari byo mwasezeranije Imana mwajya imbere y'Imana mwajya imbere y'umuryango mwajya imbere y'amategeko musezerana ko muzabana akaramata yego nibyo ndetse ni nabyo twifuza ni nabyo duhora tuvuga niba musezeranye muko muzabana akaramata nimugirana akabazo musabana imbabazi nimugirana amakimbirane murebe ukuntu muyakemura abana bo kubabura mama yo kubura mu muryango papa yo kubura mu muryango kandi mwaramaze no gushyira abana kuri iyi si bagomba kurerwa namwe bagomba kubona imbuto za bose ibi bintu mwibaza turi kubibwira abantu ariko se bigere naho umuntu yamburwa ubuzima abibona abona ko agiye kwamburwa ubuzima biragoye nyine cyane ko hari ahantu ibintu bigera ku bantu babana babiri bigasaba ko rimwe na rimwe bajyaga batwigisha bakatubwira ngo uretse ko na Bibiliya nyine niyo nama nabonye itanga icyaha cy'ubusambanyi ko tukiri abajene ko umuntu atakivugira amagambo menshi imbere ahubwo wirukanka abantu byo kubana rero byageze abangarutse ku miryango hari ahantu ibintu bigera bigafata urundi rwego kubana n'umuntu hakabamo harassment sexual harassment hakazamo violation ibintu byinshi cyane iyo byageze ahantu umuntu akubwira ati ngewe nawe nihadapfa umwe hazasigara undi bintu nk'ibyo by'amagambo ateye ubwoba nk'ayo hari igihe biba cyane no hari n'igihe usanga abantu batana ngahita kwica aba yaraguteguje
hari usanga Aba n'abantu yarabikubwiye. batanasenga noneho iyo biba ari ibindi akenshi njyewe ndi umujyanama nakubwira ukazirukanka hakiri kare kuko noneho byarenze tocaringi y'umubiri niyo umuntu yagukubitaga akaba atangiye kuvuga ati noneho nanjye nzakurangiza bigira inzira ntadapfa njyewe hazapfa wowe. aba bantu leta cyangwa se ubuyobozi butabatandukanyije hakiri kare ubundi hacyumvuga ayo magambo nk'ayakomeye agakwiriye kubaho gusepara cyangwa se no gukora igenzura nk'abo bantu bafashe imiryango ko ari minisiteri y'imiryango leta irahari RIB irahari bacyumva nyine ayo magambo bacyumva se hari agatotsi kaje mu muryango numva bagatangiye kuba hafi y'iyo miryango ni na myinshi rimwe na rimwe biragora ni benshi cyane barumva ariko babwira umugore ati noneho jya uduha nka ripoti ya buri munsi uko umunsi wiriwe umugore cyangwa umugabo uri gukorerwa ihohoterwa wenda bashobora kudatandukanya abantu uwo munsi ego wenda bakavuga kuko abantu bajya bavuga ntazi bana zidakomenya amahembe ariko izo ni uza agashya karimo se biragoye kubera ko uruhande rumwe abantu banicana n'igihe baba batarigeze babigaragaza umuntu akabyuka akakwica cyane rwose abantu babana rega buriyo byatangiye abantu bahaganye hajemo agatotsi k'urwango cyangwa se conflict inzika amakimbirane nk'ayo umuntu atangira kubona undi atakiri umugore yashatse kandi niba hari abantu bakundanye cyane biba bibi cyane iyo batangiye kwangana uko bakundanye cyane bangana cyane ku buryo kwica umuntu biroroshye uretse nk'urwo rugero watanze hari kese nyinshi cyane zagiye zigaragara umugore atabikekaga umugabo atakekaga ko byagera ku rwego gusa kubera ko akoze akantu gatoya bitangira kera iyo bigeze ahantu umuntu avuga ati ndagukubita agashoka kumva nyine amarangamutima atagihari y'umuntu we akumva ahubwo byamurutira kutamubona imbere ye hari ibintu biba byaratangiye ari dutoya batukana barwana bikarangira bakirukankana inyuma buri wese bikarangira ariko amagambo burya nicyo kintu kiba cyatangiye kuba kibi iyo umuntu yatangiye kujya noneho akoresha amagambo sasa nkeka ko n'uwo mumama Imana imuhiruko ridashira nkeka ko wenda nawe yatekereje akavuga ati kamam bari bamufunze wenda ntazongera sinzi na wenda n'abantu bagambiriye ikibi afite uburyo kuryoshya ashaka umugabo yaratashye avuga ati noneho ntuzaruraramo kabiri cyangwa gatatu uzaba warangiye agahita yiga tekinike noneho zo kumuryoshya mana icyaha ni kibi akiga tekinike zo kumuryoshya buriya wasanga ari ubwo bwa mbere wenda yanamuguriye utuntu runaka cyangwa akamubwira ati niwe mugore wanjye nta wundi nyine ibintu nk'ibyo iyo umunsi wawe wageze nabyo ntitwabitindaho nyine umuntu aragenda arataha ariko se tubikumire gute kuko umuntu wagerageje kwica abana mwabyaranye nawe ashaka kukwica sinzi ngiye ku giti cyanjye sinzi urukundo wazana rwongera kungarura naba nahabutse ariko ntirengagije yuko umuntu nanone mwakundanye hari uburyo cyo kuryoshya akabubwira ati ni ukuri I'm sorry akanagusaba imbabazi akagushyeshyenga ugatuza ukabuza koko umuziranye bihagije faiblesse naho imbaraga ziri akaba rero uwo munsi yarishushanyije akavuga ati reka mukorere utuntu twinshi dutandukanye azamva imbere mu minsi ariko igisunikaho umuntu ajya kwica n'abandi babikoze wenda reka twere kumushinja situbizi ariko birababaje n'ukuri biteye agahinda igisunikaho kugera aho umuntu avuga ati ndakurangiza burya haba harimo n'izindi mbaraga zo kuba umurinde wa satani imbaraga satani akoresha kuko byanga byakunda nyine biba byafashe urundi rwego kandi niba hari ahantu haba umujinya mubi gusumba indi ni mu muryango nyine umuntu yatangiye kubona umugore we cyangwa umugabo we nta kigenda kabisa atakiri umugabo atakiri umugore burya nta kiba gisigaye ni ukufata umwanzuro wo kukuvana mu buzima bwawe cyangwa iyo batagufashije ngo use cyangwa ngo wowe ufate decision ugende cyangwa se agira ubundi bufasha buturuka hanze imiryango umuryango mugari ubuyobozi ngo hagire igikorwa cyangwa se abajyanama batandukanye mufite bazima kuko hari n'imiryango itagira abantu bya bindi tujya tuvuga ngo bajyanama
ni nka bya tujya tuvuga ngo witanga umugabo wawe hanze ngo wijya kwigisha inama hanze ngo nujya kuvuga ngo wivuga umugore wawe ngo umugore wawe ngo ni umugore wawe hari naho nabonye byatesaga muri iyi minsi ngo umugabo yavuze umugore bibaho hari ibyo utavuga umuntu wawe ni faiblesse nta mugabo burya ukwiriye gufata ni meme n'umugore hari n'uburyo tujya kugisha inama kujyana ibyo mu rugo hanze ntabwo ari ibyo mu rugo ngo bivuge hanze mu bundi buryo ushobora kugisha inama umuntu wawe ariko biragoye ariko hari ahantu ugera ukabona utari buceceke hari ibyo tuvuga ati ibi ni ububwa oya riga n'abajyanama ugomba kubamenya ni ibintu bibiri ureba uri kubwira iby'urugo ninde none d'abord ni ukumenya igihe bigeze ku ruhe rwego ku buryo wumva koko ese naganiriye n'umugore wanjye biranga burundu ku buryo umugore wanjye namubwiye cyangwa umugabo wanjye nkamubwira ikibazo dufitanye bikanga burundu icyo nicyo cya mbere ubanza kwibaza birakwiye ko nicyo gihe nyine niba umugore atakinyumva 100% umugabo atakinyumva 100% kuko nicyo gihe gikwiye noneho cyo gushaka umujyanama ubwo rero ugafata iyo tide umujyanama ngiye gushaka ni muntu uri faithful ku ruhe rugero n'uwo kwizerwa bingana iki kuko hari imiryango ntago umujyanama w'urugo cyangwa se umuntu ukwiriye kugisha inama mu gihe mu rugo biba byagoranye kuri po ya nyuma ubona hagiye kuzamo divorce ntago ari umuntu ubonetse uwo ari we wese ntago uzajya gufata ya nshuti mukina na basket mujya kubyinana mu kabari mujya uwo ari we wese ujya gusa ukumva hanyuma akajya no kuganiriza n'abandi ukeneye nanone hakeneye n'umuntu ufite maturité umuntu ukuruta uzi iby'urugo nanone afite experience y'urugo kandi uzi iyo mico myiza y'urugo rwiza kuko ntabwo uzajya kugisha umuntu inama wasenyurwe nawe ngo ukeke ko azakugira inama nzima biragoranye abantu badivorishije n'ukuri ntimunyumve nabi ariko dukwiye kureba nyine umuntu utugira inama zifatika ko ushobora no kureba undi muntu ukuruta wenda we urugo rwe rwaranze simbizi ariko wenda atari w'amakosa yaturutseho kandi akaba yakugira inama nzima ko turabizi ko mu bantu babiri hari umwe uba wigiza nkana mu bantu babiri basenya hari umwe uba wigiza nkana bikanga hagasigara undi ntabwo mbizi rero ni wewe kureba ngo ese iyi nshuti ni inshuti nzima ese mu mikurire muri experience y'ibyo ngiye kumubaza hari icyo andushije hanyuma icyo gihe ntabwo uba utaranze urugo rwawe ariko n'urujyana muri ba bandi nyine mwirirwana muvuga abandi ntuzatekereze ko nawe bizaguma aho ngaho hafi aho mushobora no kuba mutiranwa umugani wawe ukaba ari umuntu uwo ari we wese ibintu by'urugo bisaba ngo ukore attention ku rurimi uwo ari we wese wabwira ushobora no kubwira ngo kandi nujya no kugisha inama uvuge mugenzi wawe kuko uri kugisha inama nk'umuntu ushaka kugumana nawe mugenzi wawe umuvuge nk'utari kumushyira hanze cyane kuko uyu muntu umushyira hanze cyane kandi mufite gahunda yo kugumana ari ukugisha inama kugira ngo mugumane uzajya ugira nanone akaromora namuvuze ukuntu ibintu by'urugo biri sente birejejwe niyo mpamvu n'umurimo wose ukorerwa mu rugo ukwiriye gukorwa wejejwe ni ukuvuga ngo niba mutangiye kujya hajemo agatotsi mu rugo mwikihuta kujya guhamagara wowe ku giti cyawe banza urebe utuze wihe igihe banza ukore utuze buriya gushwana n'umuntu ukahita utangira ugafata ni bindi maze imizi nigisha utekereza gukora utekereza cyangwa se no gutekereza ukora abantu benshi dukunda gushaka gutekereza twatangiye gukora already which is wrong twagakwiriye gufata igihe tugatekereza ese yaba ari njye nyiri makosa umugore yego I understand yakoze ibi n'ibi ase yaba ari njye uri kubitera gushaka the main root ikibazo utuje utekanye nta bintu bya rush byo kwirukanka hanyuma rero byagera ahantu n'imiryango mukanseramo imiryango mbere yo kujya kwirukanka ahandi hose niba bagihari ibi bintu dora tubivuga reka mbabwira akangaka wenda dusa nk'abari no gusoza ntabwo tubwira abantu ngo bagumane n'abandi biyahure oya ni ukuri hoya na sheri yabikomojeho niba ubona bigeze ku munsi wawe ubona ko wegereje uwa nyuma handi umuntu akubwira amagambo ukikanga gira amakenga uvuga ati nintasohoka aha hantu ngo niruke nshobora kuhavana imbwa yiruka niko bajya bavuga
ubuzima bwanjye bushobora kurangira kandi aba bana baragukeneye ni ukuri aba bana baragukeneye abavandimwe baracyagukeneye igihugu kiragukeneye ntabwo ibi ngibi mbashishikarije gukora divorce simbashishikarije oya ushobora guhunga umwaka ugashira uri gusenga Imana uvuga ati nanjye ongera ungarukeho Imana ikaba yahindura umuntu wawe wamuhaye akanya ko kwitekerezaho mukongera mukanasubirana who knows mukongera mugasubirana mukongera mukubaka urugo ruzima ariko wiguma iruhande rw'umuntu uri kukubwira ngo kandi ndagutema hari igihe umuntu ahinduka igisimba umuntu wawe yatangiye kuba ikindi kintu muhakanya genda uhunge umuhakanya Imana niyo yongera ikunga abantu ikongera igahuza abatari guhura ikongera mbese umuhakanya niyo mpamvu mvuze kuri iyi nkuru ni ukuri turababwira ngo mugumane turababwira mugisha inama turababwira muhugurane turababwira mwiyambaze abanyamuryango hafi ariko ibi byose ushobora kubikora ukabona umuntu wawe yakomeje kuba igisimba yakomeje kuba ikintu utabasha gusobanura ni ukuri gerageza ubuhunze gato uhunga byayenze gute bakoze ibintu bigeze nko kuri bitanu wasenze wamuhaye nyine ukamuha ugakora etude ukamenya ikibazo aho kiva ukagisha inama ukabwira Imana ukajya kugera no mu bantu ibyo byose iyo byanze inshuti yanjye muhunze gato gusa icyiza cyabyo nuko target atari yo gukora divorce wenda target ari yo kuvuga ngo reka umuntu wanjye mureke yitekerezeho kandi ni ukuri dufite ubuhamya bw'abantu benshi basubiranye dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye muri divorce mu rukiko bagahuriramo n'Imana bagasubirana badahanye divorce iyo umuntu wamuhaye akanya birashoboka yatari wowe ikibazo cyane nawe wawe nari ikibazo uri kwibona ugashaka kugikosora mugahana akanya reka dusoreza ahangaha tuganire n'abantu cyane ariko ndumva wasengera ingo muri rusange Minisiteri y'Umuryango kuko abayobozi bari kuyihuruza n'abaturage muri rusange ariko turi guhuruza n'Imana ngo yongere ifashe imiryango nyarwanda yongere yubakira abantu imiryango mizima imiryango ya gikristo aho navuga nti mbere yo kugira ikintu icyo ari cyo cyose twizere Imana ariko none tuyishyire imbere mu buzima bwacu bwose kandi noneho Imana irashoboye ushobora kugira partner akagucanga ukabona nyine ntabwo akiri wa wundi mwashakanye yarahindutse idasigaye ko yagiye mu busambanyi se urugo abona ko nyine byarahindutse 100%. Nta kintu na kimwe nigeze mbona kinanira Imana yimuri imisozi nta kintu kinanira ku miryango y'abizeye ne message nabaha musenge umusengere rimwe kabiri gatatu umusengere wige n'uburyo bwo koroha ugenda uciye bugufi imbere ye Imana uyemerera uzakora ibikomeye cyane. Hari umugabo nawe ni umustar kuri YouTube arazwi amazi bisi ari kuvuga ati nukuri nimaze ko nakibazo muhora muturenganya twebwe abagabo atari kabagore namwe mwigarukeho ati abagore mwigarukeho ntimugishaka kuducira bugufi ntimugishaka ko tugendana urugendo timutugaruka abagabo atari kuno munsi none nanjye nje kubwira abagore please mwongere mubabo mushaka ko tubabo you know urashaka umugabo wagukunda nawe mukunda urashaka umugabo gucira bugufi nawe mucire bugufi ibyo ushaka birabanga icyo ushaka ko abantu bakugirira bari nacyo nawe bagirira imbabazi wifuza nawe zitange uhora uzifite urukundo ushaka ko bagukunda nawe urukunde so mu by'ukuri birumvikana cyane turabashimiye rero amahoro y'Imana akomeza bimurimo. Thank you Father for this wonderful time. Turagushimye kuko uri Imana igira neza tugushimiye kubwaka kanya washyizeho ko kuganira n'imiryango kuganira n'abajene n'abakuru n'abatoya. Mwami Imana ndagushimye kuko twemereye ukaduha uyu mwanya. Uyu muntu wari ukurikiye ikiganiro uyu muntu wafashe umwanya wakatwumva ndakwinginze kugira ngo umufashe. Byashoboka ko atarafata icyemezo yari afite ubwoba urugo rurashoboka ruzima. Iyo message Mwami Imana imugereho kandi ibi byose biri kubaho mu muryango ibi byose by'amadivorce ibibazo bitandukanye ni Satani kuko niwe mwanzi w'icyiza. Ntago yigeze yifuza ko umuryango utera imbere. Ntago yigeze yifuza kubona abantu babanye mu mahoro. Twatuye amahoro mu miryango idukurikiye
twatuye mwami Imana umutuzo mu miryango idukurikiye, twatuye reconciliation, twongeye gusenga kugira ngo abantu biyunge, abantu bacanane bugufi, urukundo rwongere ruzuka ahantu rwasinziriye, ugira icyo ukora. Kandi n'aba bari gutekereza gutandukana, uba umwuka wera basange, ntabwo ariyo solution yihutirwa. Mwami ugira icyo ukora, ugira icyo urema muri uyu muryango. Turasenze kugira ngo ubwiza bwawe n'icyo bikomeze biganze, kandi gukira guhembuka mu muryango kuganze muri uyu muryango udukurikiye. Komeza ushyirwe hejuru none iteka ryose. Amen. Shalom.